Yesu ashimwe, bene data, amahoro y'Imana n'abane namwe, mbifurije icyumweru cyiza cy'umugisha. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru niyongere ibarengere kandi niyongere ibatabare mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none nkomeje kubifuriza icyumweru cyiza aho muherereye hose. Umugisha w'Imana ukomeze kubomaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi wa none ndi kugira ngo twongere tuvuge ku ijambo ry'Imana, twongere tugire icyo twatura mu kirere cyacu mu buryo bw'umwuka. Imana ikomeze iturengere kandi Imana ikomeze dutabare. Amen, amen. Reka rero nshimire umuntu uri gukora share, like na comment. Imana iguhe umugisha. Reka nshimire nawe mushyashya uje vuba, ugubwe neza hano kuri uyu muryango w'abana b'Imana. Kandi nanibutsa umuntu utari wakanda subscribe ko ayikanda kugira ngo turusheho gukomeza kugendana no mu zindi nyigisho zinyura aha ngaha. Ushobora kuba waribagiwe cyangwa ukareba ukibagirwa, ariko aka kanya mba ngomba kugatanga kugira ngo tuzajye dusohora isengesho cyangwa ikiganiro then ukakibura kubera ko utakaze subscribe. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 11 umurongo wa 2. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka w'ubujyanama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Azanezezwa no kubaha Uwiteka. Twakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none murabizi ko tumaze igihe turwana n'indi myuka igenda mu buzima bwacu. Mu by'ukuri hari imyuka igenda mu buzima bwacu, mu kirere cyawe, igenda nijoro, igenda ku manywa, ica ku butaka, ica mu kirere, igenda mu nyamaswa, igenda mu bantu. Ese bayize ngo imyuka mibi ntifite ukuntu kwinshi igendeza. Hari n'ibituye mu bantu nabasobanuriye ko hari ingingo z'umubiri wacu imyuka mibi ituramo. Imana ishimwe. Rero ni byiza ko uyu munsi wa none tubwira Imana ikagira uwundi mwuka itwuzuza. Hari abantu buzira imyuka mibi mu buzima bwabo, kabuzuye imyuka y'ishyari, imyuka y'ubugome, y'ubutindi, y'ubucakura, imyuka y'inzangano, imyuka y'ubusinzi, y'ubusambanyi. Imyuka igenda yuzura abantu ari myinshi igiye itandukanye. Ukabona umuntu gutya aragenda ariko utazi imyuka imwuzuyemo. Ariko mu buryo bw'umwuka tugomba kongera kubwira Imana ngo Mana, haleluya, twuzuza umwuka w'ubwenge. Amen. Twuzuza umwuka w'ubwenge. Mureke mbabwire, iyo mubonye ahantu y'isi iri kujya n'ahantu iri kugana, birakwiye babye mama, birakwiye ko dusaba Imana umwuka w'ubwenge. Papa, birakwiye ko dusaba Imana umwuka w'ubwenge. Mukozi w'Imana turi kumwe hano, birakwiye ko dusaba Imana umwuka w'ubwenge. Umwuka w'ubwenge ukaganza kuri twebwe. Mukobwa, musore tubana hano, birakwiye kubwira Imana ati Mana, nyuzuza umwuka w'ubwenge. Ntabwo ari ubuhanga, ntabwo ari ubumenyi tuvuga, kuko ubumenyi bwo tubukura mu ishuri. Sagesse na intelligence biratandukanye. Intelligence ni ubumenyi, sagesse ni ubwenge. No, yego, ubumenyi babwiga mu ishuri. Uzi ko ushobora kuba ufite ubumenyi buhambaye, amadiplome n'amadiplome, ariko ukaba nta bwenge ufite, ibintu bikakuzambana neza, bikakuzambara kandi ufite za PhD na za doctora na za masters, kubera kubura ikintu bita ubwenge, ibintu bikagucanga. Ijambo ry'Imana rimbwira ukuntu umwami Salomo mbere yuko ajya ku ngoma yabanje kujya ku musozi. Haleluya. Ngo ku musozi muremure cyane, ngo agenda yitwaje ibitambo, ngo agiye gusenga, agiye kwitambira y'Imana ibitambo, agiye kwishimira ngo ko yagiriye neza ise Dawidi, nawe kabimutekerejeho. Ariko ikintu nyamukuru cyari kimujyanye kuri ya musozi kwari ugushimira Imana ariko no gusaba. Abantu benshi dufata ibitambo by'amasengesho tugaterera imisozi, ariko samutayime umuntu agaterera nta n'itura twaye, cyangwa akajya imbere y'Imana nta n'itura twaye. Hari uwavuga ngo igihe uba watanze ni igitambo, na Salomo yatanze igihe. Buriya dusabwa gukura mu buryo bw'umwuka, umuntu akajya amenya ukuntu azi imbere y'Imana ameze. Salomo arangije abwira Imana ngo Mana, ndakwinginze, ndagusaba ubwenge,
wo kujya mbasha gucira abantu bawe imanza zitabera. Imana irishimira avuga ngo utasabye ko umuntu mugenzi wawe apfa, ukaba utasabye ubutunzi, ndabuguhaye ubwo bwenge ndetse no mu bandi bami bose ntawe uzigera utunga kukurusha. Bivuze ngo hari igihe usenga nabi bigatuma udahabwa. Twagiye dusenga ariko ntawe uzi niba koko isengesho wasenze ari ryo rya nyaryo. Gusenga nabi bikwimisha umugisha. Imana yararebye irishima ibona ukuntu Salomo yatereye umusozi. Haleluya. Arangije icyo gihe Imana amubwira ngo saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Amena. Yo haleluya. Bitewe n'ukuntu Imana yari imubonye. Bene da. Abantu ntidushishikazwe gusaba Imana imigisha, ariko mwibuke ko hari n'ibindi by'ingenzi tugomba gusaba mon cher ami. Bintu by'ingenzi birahari. Iyi migisha n'ubundi wiri gusaba Imana ntabwo yiguha nta bwenge ufite ngo uyirambane wapfa. Amena. Uku kuntu uvuga ngo Imana ni kuzamura ni kwamamaze, n'ubundi kwamamaje kakuzamura nta mwuka w'ubwenge ukuriho wapfa vuba. Izi mpano ufite zo guhanura n'ubundi ubaye yifite nta bwenge ufite wapfa vuba. Muri Bibiliya batubwira abahanuzi umuhanuzi wari ufite ubwenge wasabye Imana ubwenge. Natani yajyaga kubwira Dawidi ko yakoze icyaha, yabanje gusaba Imana impano umwuka w'ubwenge ubanza umuzaho aze kubona uko abwira umwami, aze kubona uko ahanura. Arega kuba Imana yabikubwiye ni kimwe, no kubisohoza no kubona uburyo bibwiramo abantu ni ikindi. Ijambo ry'Imana ryiramye ngo ubwoko bwanjye buzize kutagira ubwenge. Mon cher ami, ba mama izi ngo z'iyi minsi zigendera ku mapine, saba Imana ubwenge kugira ubashe kuzibamo. Hari umudamu w'inshuti yanjye wajya kuvuga ngo urugo rwe ngo rugira amapine, we ngo ruhora rugenda. Ingo zo muri iyi minsi zimeze ukundi kuntu. Imana itaguhaye umwuka w'ubwenge, uru rugo ntabwo warusaziramo. Abana ni wazabakuza ngo bakubera bumugisha nkuko Bibiliya ivuga. Dukeneye umwuka w'ubwenge. Oh haleluya. Umwuka w'Uwiteka nguri kuri we, umwuka w'ubwenge. Haleluya. Iyo uri umupapa ukaba ufite umwuka w'ubwenge muri wowe, umenya ukuntu utwara urugo rwawe, ukamenya ukuntu ubana n'abandi, ukamenya ukuntu ibintu byo mu rugo bigenda, mu kazi ukamenya uko ubana n'abo mukorana. Umwuka w'ubwenge mu murimo w'Imana ukamenya ukuntu witwara ku rusengero aho usengera n'ahandi no mu miryango remezo nayo, kubera umwuka w'ubwenge ukuriho. Uri umushumba ugashumba nta mwuka w'ubwenge ukuriho, ibintu wabizambya n'ukuri kw'Imana. Imana iduha umwuka w'ubwenge. Imana iduha umwuka w'ubwenge n'ukuri. Imana iduha umwuka w'ubwenge. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hari abakobwa 10, 4 batari abapfapfa, abandi 10 b'abanyabwenge. Bivuze ko n'ubu ngubu hari abanyabwenge, hari n'ibicucu muri ibintu by'Imana. Bibiliya ni kwitubwira ngo abakobwa 10, 5 b'abanyabwenge, abandi b'ibicucu. Bari bafite amatabaza yabo, bamwakira nk'amavuta, abandi bajya kubahanjuza. Mwama baraje, mwuka w'ubwenge. Mama, umwuka w'ubwenge nukuzeho n'ukuri. Papa, umwuka w'ubwenge nukuzeho. Kuba wakiga amashuri menshi ntibivuga ku bwenge bufite ubumenyi, ntabwo ari ubwenge. Kuba uvuga mu ndimi ugahanura ibicu bikamanuka, ibyo uhanuye bigasohora, ntibivuga ko umwuka w'ubwenge ukuriho. Rwose none se ubu ntihari igihe umuntu akora ikintu warangiza ukicuza ukavuga ati ariko ahantu nabuze ubwenge pe, nabuze ubwenge iyo nkibikora gutya na gutya. Data naduhaza umwuka w'ubwenge. Abamama barahimana niduha umwuka w'ubwenge. Abapapa barahimana nibaha umwuka w'ubwenge. Abashumba turi hano Imana niduha umwuka w'ubwenge. Abana bacu basengera hano Imana nibaha umwuka w'ubwenge. Nabwiye ku bwenge n'ubumenyi bitandukanye. Amena. Imana twumvire. Amen. Ngo ndetse no mwuka w'ubuhanga. Umwuka w'ubuhanga ari umwuka wo kujya inama no w'imbaraga. Imana idusakaza umwuka w'ubuhanga. Iyindi myuka abantu bafite ibamurukeho. Amena. Iyindi myuka iri ku bantu ibamurukeho mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubuhanga no w'imbaraga. Yo haleluya. Imana ibaha umwuka w'imbaraga. Mugira imbaraga mu byo bimukora byose, ntimucike intege. Muri uyu murimo w'Imana imbaraga z'Uwiteka zikuzeho.
Oh haleluya. Mwuka w'imbaraga nukuzeho. Mwuka w'imbaraga nukuzeho. Amena. Mwuka w'imbaraga. Oh Imana ishimwe. Ngo umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Yo beneda nukuri mureke mbabwirire isengesho rirakaze. Duhora tujya gusenga tubohoza imigisha yacu, ariko igihe kirageze ngo tunasenge dusaba Imana umwuka wo kumenya Uwiteka. Mu by'ukuri hari igihe turi muri ibintu byo gusenga tukaba muri ibi bintu by'Imana, ariko tukabana n'Imana tutayizi neza. Mpamya ko tutari twayimenya. Ntabwo turayimenya kuko Imana ntabwo wapfa kuyimenya uyimenyesheje. Haleluya. Uretse mwuka wera w'Imana kujeho ni ukumenyesha. Imana ishimwe. Buriya ntabwo ushobora kumenya ikintu cyangwa umuntu nta muntu umukumenyesheje ngo bikunde. Nk'ibi bintu twirirwa twiga hano byo kubohoka ntabwo wapfa kubimenya utabyumvishe ndi kubyigisha. Iyo mbyigishije nibwo ubasha kugenda usobanukirwa uhumuka. Ibi bintu rero by'Imana nabyo dusabwa kubwira Imana ngo Mana duha umwuka wo kukumenya, tukumenye ukuri, tumenye amina ibyo ukunda, tumenye ibyo wanga, tumenye se Imana ikunda ite, Imana iteye ite, Imana ikore gute. Ubwashize narababwiye ngo twe dutambutse icyigisho kivuga kuri kingdom principles, amahame y'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bufite uko bwubatse, nk'uko buri gihugu kigira amategeko akigenga, wayarengaho bakaguhana. N'ubu bwami bwo mu ijuru dukorera, twemera gupfukamira amanywa n'ijoro tukavuga ngo tuzabutahamo, bufite amahame mosherame. Ntago ari ugupfa kugenda wasamye gusa ngo ndashaka umugisha uvuye ku Mana. Niba ushaka umugisha uvuye ku Mana hari amahame yo kugira ngo uwo mugisha uhaturuka uwubone. Nuko bimeze. Naho ubu hari abantu bazi ngo imigisha y'Imana ipfa kwizana. Ntabwo yapfa kwizana. Iyo dusomye Bibiliya tugera tubona ukuntu abantu bagiye babona imigisha y'Imana. Imana ishimwe. Oh haleluya. Rero dukeneye kumenya Imana twizeye iyo ariyo. Hari abantu n'uyu munota batarayimenya. Hariho ngo umugabo witwaga Augustine, Mutagatifu Augustine. Noneho ngo agahora yibaza ukuntu Imana ari ubutatu. Ngo agahora yibaza ngo Imana ubu Imana imwe, Imana eshatu gute koko? Ibi bintu urumva bishoboka? Urumva bishoboka? Imana rimwe eshatu gute? Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu. Imana mu butatu gute? Sainte Trinity. Gute ibyo bintu wabyumva gute? Kandi bose baruzuzanya. Ni ukuvuga ngo murabona umuntu agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Hari umutwe, igihimba n'amaguru n'amaboko. La tête, le tronc et les membres. Ni ukuvuga ngo niba umuntu ubusa umuntu agukuyeho umutwe, wowe waba ukiri umuntu wuzuye? Mbwira, umuntu afashe igikana akagikuraho ukagumana igihimba n'amaguru n'amaboko, waba uri umuntu wuzuye? Wahita upfa. Watekereza se? Wavuga se bigakunda? None se umuntu afashe igihanga umuntu akagibabe igihimba akagica akagikura, waba ukiri umuntu wuzuye? Rero n'ubumana bwacu ni ubutatu butagatifu. Imana nayo niko imeze. Ni Imana imwe ariko iri mu butatu, kandi buri Mana iruzuzanya n'indi. Biruzuzanya. Imana ishimwe. Rero Mutagatifu Augustine, abantu nyine baraza kumva ndivuga nk'ibyo abatagatifu bavuga ati mu pasiteri bwoko ki. Ngiye nababwiye ko nta bintu by'amavangura y'amadini ngira. Ujye ufata icyakwigisha, ibindi byo guhangana mu madini ubyihorera. Siko biba bimeze. Uwo mugabo rero ngo akajya ahora yibaza ngo si Imana yacu irigabanyije nk'ibice bitatu, Imana yacu ikoze iti? Ikoze gute? Arangije ngo aza kugenda mu nzira. Ari kugenda mu nzira, hafi aho hari ikiyaga. Noneho abona akana akacukuye akobo, kari kujya kajya kudaha ya mazi yo mu kiyaga kayazana muri kakobo, kadaha amazi yo mu kiyaga kayazana muri kakobo. Augustine akigera ku uwo mwana arabaza se wa mwana we uri mu biki? Ati ubu ngubu ndimo mfata ari amazi ari mu nyanja ndi kuyavuma mpaka azashirira muri akakobo. Ya baba Augustine aramuseka. Arahubwira ati hoya, ati ibintu wa mwana uri gukora ntabwo bishoboka. Ati ntabwo ari amazi angana kuriya yashirira muri akakobo. Umwana arahubwira ati ukorera aya mazi angana kuriya atashirira muri akakobo nyine ngo ashiriremo.
uko niko ibintu uhora wibaza ku butatu butagatifu bitakwirwa muri ako gatwe kawe. Murumva? Ariko umwuka w'ubwenge, umwuka wo kumenya Imana nutuzaho, Imana izagenda iduhishurira ikwiyereka. Haleluya. Mu gitabo cyo Kuva, Mose yigeze abwira Imana ngo Mana nyereka ubwiza bwawe. Imana iramubwira ngo hoya, nta muntu ujya undeba ngo abeho, ahubwo nzayanyuza kugira neza kwanjye mu maso yawe. Buri uzaba umbonye. Buri hari uburyo bwinshi Imana yatwihishuriramo tukayimenya, kandi n'ukuri tukabasha kugira gute, tukabasha gusobanukirwa. Ngo umwuka wo kumenya Uwiteka no kumwubaha. Yo haleluya. Muri Yobu haratubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ubu udafite ubu bwenge twasabye Imana n'Imana ntiwamenya kuyubaha. Biragendana. Dukeneye ko Imana dushyiraho umwuka wo kumenya kuyubaha. Kuyubaha, ukubaha Imana, ukamenya ibyo ugomba gukora biyubahisha muri sosiyete turimo, aho wagiye naho uvuka, kubahisha Imana. Ntabwo kubahisha Imana ari kugenda wihengetse wigize nk'umumarayika mu nzira. Oya. Hari ibintu byinshi umuntu akora akaba yakubaye yubahishije Imana, atari kugenda wibomberetse mu nzira, kuko ntabwo ari kubahisha Imana. Kugenda gutyo utavuga ucecetse umeze nka Mansere ntabwo ariko kubahisha Imana. Hoya, ibikorwa byawe ukora, ukubana n'abandi, amagambo akuva mu kanwa, ibyo byose ni ugomba kwisuzuma. Ukibaza ahantu hose nirirwa nahaciye nese nubahishije Imana cyangwa nayigayishije. Amagambo yavuye mu kanwa kanjye uyu munsi nubahishije Imana kubayumvishe cyangwa nayigayishije. Imyitwarire yanjye y'uyu munsi, iyo nagize mu rugo, iyo nagize ku bantu batanze, iyo nagize ku matelefone, ese nubahishije Imana cyangwa nayigayishije? Mureke dusabe Imana, Imana dushyiraho umwuka wo kuyubaha. Kubaha Uwiteka ni iby'umumaro. Dufite igero muri Bibiliya z'abantu bubashye Imana, ibagirira neza. Haleluya. Ijambo ryarambwiye mu Gutegeka kwa 2:28 umurongo wa mbere, ngo nugira umwete wo kubaha Uwiteka, ngo kumvira ngo amategeko yayo yose, ngo utegeke uyu munsi, ngo yimigisha yose zakuzaho. Komeza usoma hepfo, hari imigisha myinshi cyane. Nta muntu wubaho Uwiteka ukorwa n'isoni. Ariko birakwiye ko turabisaba Imana nyine ikadushoboza, ikaduha umwuka w'imbaraga, ikaduha umwuka wo kuyimenya, ikaduha umwuka w'ubwenge, ikaduha umwuka w'ubuhanga. Haleluya. Do sansoma edesiki, ikaduha umwuka wo kuyubaha. Imana ikwiye kubahwa. Imana ikwiye kubahwa. Ni umuremyi wacu, ni umucunguzi wacu, ni umubyeyi wacu. Iyi Mana rero ikwiye kubahwa, ikwiye gushimwa, ikwiye kunezererwa, ikwiye kuramywa. Iyi Mana niyo kubahwa. Rero bene data, ndagira ngo ufatanye nanjye mu iri sengesho. Wahihibikana imigisha yose wirirwa ubohoza wibohora, ni byiza kuko rero turayemerewe. Ariko nanone kugira ngo ubashe kuyibamo igihe izazira, ntabwo wayibamo udafite impano y'ubwenge, n'ubundi wapfa vuba. N'ubundi iyo migisha uyibonye utubaha Imana yagukenyura. Dufite abantu bagiye bakenyurwa n'imigisha kubera ko bamaze kuyibona ntibubahe Uwiteka, bagakenyuka kubera imigisha, bagakenyuka batanayibayemo. Umuzi ko hari ibintu Imana bikavuga ati umuntu umuhaye amafaranga nta mwaka yamara adapfuye, bitewe nuko yahita amera nk'umusazi. Igahitamo kuguha dukeya tumeze nk'agatonyanga ka serumu, ikakaguha nyine kugira ngo udapfa. Burari igihe Imana duhereza agaserumu k'udufaranga kugira ngo uramuke udapfa. Ibonye ibikurundumuriyeho icyarimwe wahita wishayisha ugakenyuka n'ubugingo ntububone. Erega Imana yacu ni umubyeyi. Imana ntagebe ko dukunda imigisha, ntagebe ko dushaka amafaranga, ibiki byose irabizi ko tubikunda. Ariko kuko ari umubyeyi yegeraho ireba uko iregera ibyiduha. Rwose uyu munsi nubushe ndi mu mwuka wo kuvuga ngo Mana ongera udusukeho uyu mwuka w'ubwenge. Abashumba bo mu isi ya none, Imana niduha ubwenge, bavuga butumwa niduha ubwenge. Abantu mwubatse ingo, Imana niduha ubwenge. Ababyeyi bari kurera hano niduha ubwenge. Urubyiruko rwacu, imbaraga z'ejo hazaza, Imana nibaha ubwenge kuko turabakeneye. Dukeneye urubyiruko rwiza, dukeneye abakozi b'Imana b'ejo hazaza beza, dukeneye ingo nziza, bakona bakazana beza, bazatubyarira abana beza. Ariko uyu mwuka w'ubwenge, mwuka wo kubaha Uwiteka no kwimenya, Imana yidusukeho. Mana nziza, Mana iri hejuru ya byose. Aya masaha Mwami Imana, nciye bugufi n'ubwoko bwawe turi kumwe hano Mwami. Twabayeho igihe kirekire Mwami Imana dusa n'abayoborwa n'indi myuka.
idukontorora, ituyoboresha igitugu. Ariko aya masaha nyaguhora ku ngoma Imana twongeye guca bugufi. Turakwingize, turaguhendahenze mwami. Umuntu wese uri ahangaha dufatanyije mu isi y'umwuka, turasaba impano y'ubwenge, umwuka w'ubwenge. Dusukeho umwuka w'ubwenge, dusukeho umwuka w'ubuhanga, dusukeho umwuka wo kukumenya no kukubaha. Mu izina rya Yesu dusukeho umwuka w'imbaraga. Nyaguhora ku ngoma Imana Uwiteka. Iyi si turimo, iyi minsi ya none iragoye. Mana dusukeho umwuka mwiza, dusukeho umwuka w'ubwenge, dusukeho umwuka w'ubuhanga. Buri muntu wese uri ahangaha mwami Imana, umugenderere uyu munsi mu izina rya Yesu.